Isi y'imyidagaduro mu Rwanda ni isi nshya ifite amafaranga, imbaraga, icyubahiro ndetse n'igikundiro. Kuri uyu munsi kuba ufite telefone n'umubare munini wo gukurikira ku mbuga nkoranyambaga bituma wumva uri hejuru ya byose. Ariko se bimeze bite iyo mikoro isimbuwe n'ubushinjacyaha, iyo turntable isimbuwe n'intebe y'uregwa? Muri iyi nkuru ngiye kukubwira bamwe mu bastari icyubahiro cyabo cyasimbuwe n'agahinda nyuma yo kwisanga i Madrid, aho agakombe k'impungure n'amazi bisimbura inkoko n'umuceri. Ku mwanya wa mbere hari DC Clement. Uyu ni Niyigaba Clement, umunyamakuru. Yatawe muri yombi tariki ya 2 Mata nyuma yo gushyira ku mbuga nkoranyambaga amashusho y'inzira gusenywa, ubwo yavugaga ko afite ibyangombwa byo kubaka ishuri ariko agatungurwa no kubona urwego rw'akarere ka Gasabo rumusenyera rutageze ngo naho ikibazo cyabereye. Niyigaba Clement we yavuze ko yari yasabye akarere kwisenyera inzu ariko bakabyanga, bikarangira bohereje abo kubisenya. Tariki ya 27 Mata ubwo urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwaburanishaga urubanza rwa Clement uregwa ibyaha birimo guteza imvururu, kurwanya ububasha bw'amategeko, gukubita cyangwa kugirira urugomo abayobozi mu nzego za leta, yasabye ko yarekurwa by'agateganyo. DC Clement yagaragaje ko atigeze yitambika icyemezo cyo gusenya, ahubwo ko guhera tariki ya 27 Werurwe batangiye kwisenyera ndetse banemererwa iminsi 15 yo kuba bamaze gusenya. DC Clement cyangwa se Niyigaba yasabye urukiko ko rwategeka ko yakurikiranwa ari hanze, aho yagaragaje impamvu zo kuba ari ubwa mbere akoze icyaha. Yanabwiye urukiko ko afite umuryango kandi baheruka kwibaruka impanga kuri ubu ngubu zifite amezi 7 gusa, ndetse umugore we akaba afite uburwayi bw'umugongo. Yemerera urukiko kandi ko ashobora gutanga ingwate y'inzu n'inzu afite mu Busanza ifite agaciro ka $150,000 kandi ngo n'ibindi yategekwa yabyubahiriza. Icyemezo cy'urukiko gitegerejwe kumenyekana tariki ya 30 uku kwezi, kikazagaragaza niba DC Clement azakomeza gufungwa cyangwa se azemererwa kuburana ari hanze. Ku mwanya wa kabiri ku bastari bafunze, reka tuhasange Deejay Toxic. Uyu ni Shema Arno, yatawe muri yombi mu Kuboza 2025 ubwo yakoraga impanuka yaguyemo umupolisi wari uri mu kazi. Nyuma y'ibyo yahisemo gutoroka yerekeza i Karongi, ari naho yafatiwe. Deejay Toxic yarezwe ibyaha by'ubwicanyi budaturutse ku bushake, kwanga gupimisha igipimo cya alcohol, guhunga umaze gukora icyaha, guteza impanuka no gukora ibikorwa byerekeranye n'ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo, dore ko ari n'ibiyobyabwenge byasanzwe we ubwo hakorwaga iperereza. Deejay Toxic waburana yemera ibyaha bibiri by'ubwicanyi budaturutse ku bushake n'icyo guhunga umaze gukora icyaha, ariko ibyo gukoresha ibiyobyabwenge byarabihakana, cyane ko yanasabye imbabazi umuryango w'umupolisi yahemukiye kandi uyu muryango wamaze kumuha imbabazi. Reka tujye ku mwanya wa gatatu. Turacyari kuri rwa rutonde rw'abastari batandukanye bafunze. Ku mwanya wa gatatu reka tuhasange Eric Semuhungu. Uyu yatawe muri yombi tariki ya 4 Mata akurikiranweho ibyaha bitatu birimo icyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, ndetse n'icyaha cyo gusebanya. Eric azwiho kuba aryamana n'abahuje ibitsina, dore ko yanasezeranye n'umunyamerika Ryan, uretse ko yaje kwitaba Imana mu 2017. Eric Semuhungu yirukanwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'icyaha nabwo yarakurikiranwe cyo gusindisha ndetse no gufata ku ngufu. Kuri uyu wa 28 ho urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse kwiburanisha mu rubanza rwa Eric rishyirwa mu muhezo bitewe n'uko ibivugirwamo ngo bishobora kuba birimo ibinyuranije n'imyitwarire mbonezabupfura. Twari ku mwanya wa gatatu, reka ariko twerekeze ku mwanya wa 4 aho tuhasanga Jihad. Uyu nguyu ubusanzwe yitwa Uzabakiriho Cyprien. Yamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga ariko aherutse no gufungwa ahamijwe ibyaha birimo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni y'umuhanzi uwo Rizagwira Florier bakunda kwita Yampano. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwamuhamije ibyaha ari kumwe n'abandi
barimo Ishimwe François Xavier, Kwizera Nestor uzwi nka Papi Nesta na Kalisa John uzwi nka K John. Urukiko rwategetse ko bahanishwa igifungo cy'imyaka 3 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 3 kuri buri umwe. Jihad nawe wakafungiye muri gereza ya Mageragere. Ku mwanya wa 5 hari Sengabo Jean Bosco. Uyu nguyu ni umunyamakuru uzwi nka Fata ku mavuta. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ku itariki ya 13 Kamena 2025 rwamukatiye igifungo cy'imyaka 2 ndetse n'amezi 6 rumuca n'ihazabu ya miliyoni 300,000. Urukiko rwasanze amagambo Fata ku mavuta yatangaje yaragize igikorwa cyo gukangisha gusebanya, bityo ko icyaha cyo gukangisha gusebanya gihanishwa igifungo cy'umwaka umwe n'ihazabu 300,000 kikaba cyaramuhamye.